mujyane ku gicumbi cy'ababyeyi. Nanjye ndaza. Cameraman. Icupa ryanjye sitisiga. Karibu ni muze. Mbabazi. Ntabwo gupfukama umwana n'umuntu ujya gupfukamira. Mumbabarire kuba nagize impungenge nke. Babyeyi muratwumva neza. Murakoze. Uvuga ngo gutungana ni ukwanyu upfundura umutungo wawe. Babyeyi gutungana ni ukwanyu. Ngaho upfundura umutungo wawe. Yewe, yes we. Yes, nyangusuza kandi zira kumeze neza ari hose mu cyo gitandukanye urasaje uburengezo amajyepfo amajyaruguru. Of course nitwa cheke tu sinza kuvuga byinshi kuri no munsi kuko no munsi ari cyo bijyanye ngo warasenze uburiki cyangwa wareretswe niwahanurirwa. Ikintu cya mbere n'amakuru dusora atandukanye mu cyo gitandukanye mu Kigali n'ubuzima 50 yindi cyana mu kanya nayo uraza kwimba neza fresh sana magaze nifunze guhera hasi hejuru. Mfite ikarito mu ntoki, mfite igikapu mu ntoki. Iyi karito rero abadukurikiye twabonye umugabo utanga ubutunzi. Umugabo atanze ubutunzi nagiye mwumva ngaha abantu ubutunzi ngabana akaba ubutunzi ari nabo babuhaye mireba ariko sinamubonye. Nabonye umugabo n'umugore baho ubutunzi turi hano mu kabari. Abatwa turi kumwe ibyo bariye ibyo banywereye hafi 100 ngahe yarabyishyuye yafashe inote imwe yonyine ya 5 ayishyira mu ijag amenamo inzoga yavayemo amafaranga yose twanywereye. Ahangaha turiwe abantu mwese mwagiye mumumbaza abantu mwese mwagiye mu bivugo byinshi byetandukanye. Uno munsi yambwa ati 9:30 ubu hageze ntago ari gitumo twahanye gahunda. 9 zisigaza iminota 9 n'igice zisigaza iminota 5. Okay, mugenzi wanjye turi kumwe hano akira bamwita bucyaca mu gace nkuko mubizi ninjibigi batandukanye kiro meza fresh. Iyi karito do rimwe ubusa ese ikarito rimwe muhamuroki buretse gatoya. Kigipangu cyo kwa muganga bantumye ikarito. Iyo karito yagiye kwivuza cyangwa nini Kirose umva ko twigenje ngo gukira ni rimwe bantumye ikarito buretse bana maskoti bana mu rwembe gahore hari n'amavuta bantumye yo pfumuguza rengi kiro none sirega mana imana yavuga ngo ni mu buri ubwenge nzabavanaho amaboko. Izana rero reka nakuvuga ibintu byinshi ubu nanjye umva se wonyihamagariye nanjye kugwa gitumo ibigiye ku munega mugine ngo ngarame karito ngo yuze amafaranga se ndashaka kureba ibintu karito uza amafaranga gutwara twiye turega twigirisha ni bicaca mu gace nkuko bisanzwe n'ikiraso sawa sasho na introduction umunsi ndi bukore yake yayikoze je navuze byinshi yetandukanye. Je nahawe gahunda na muganga mu minota ku isaha 9:30 hasigaye iminota mike. Rone urupangu ruko cameraman wabonye urupangu rwe basi ntabwo aziba mu mukire ntabwo aziba mu mbwa nayica ngiye ntabwo ahura mimbwa mbwa nayica cyangera ubwo baje kwirukanganye umuntu uza mu ruhengero urirukanka ngo yapfuye wallahi none nagiye kura mu Kirose ako amutipe w'ibyihene amateka yamubayeho ntabwo ashinje kwiba ara yanjye cyaza no mukire abadukurikiye muduhe commentaire subscribe like share and comment. Ubu ngenda buri mafaranga uzema ese ugiye kuyavuye ugiye muri banki ariko cyo ibintu kubaza ugiye muri banki ako ikintu nemeye nubwo ngenda mwemera neza yahaye umugore n'umugabo amafaranga yuzuye se ubundi siya undi kugira ibitangaza none bivuze ngo ceke cyunda kizese beto muri gitumo buretse katufasha batanu ari nose yanumye ibihumbi 9 yanumye n'ibihumbi 9 kiro buretse yanumye n'ibihumbi 9. Ibi ni ibintu urimo kubona no bigutunguye. Yanumye ibihumbi siya yanumye ibihumbi 9 ariko 10 nta mupfumu ngiye ngaye mvase nta mupfumu waba muzi meze gutyo tuvugisha uko tubaza kwa mu bafite imbaraga zabo ariko hari abantu Imana yahaye imbaraga zabo kuri isi. Iminota
tugiye kugera nturagera yambwiye ati niharenga n'umunota umwe Sia ndagapfusha rukaro ayo se turabonanye ikibazo ni ibirahure gusa bazare kutubona umva se Sia tunamarida uno munsi nta bintu byinshi mwana Naburi gushaka kwiruka. Yemwe. Karibu. Muraho. Karibu. Tuko yamba. Naje muga. Muraho neza. Rakomeye. Ni mugenzi wanje. Muraho. Amwita bucece mu gace. Nani kamera mayo nago wamusore. Nzuginze ko nawe niruka. Caniruka. Muga isaha wameze rageze ndahageze. Muganga ko ndi bambaye nk'abamaserera. Muganga nahageze ariko. Karibu. Kanegerere muganga ta. Kiro. Reka nkubwize ukuri. Muga. Gahunda twahanye. Mwegere se. Nta kibazo cyarakaye. Na mugenzi wanjye. We. Karetanye nayo. Karibu. Kimeze neza. Muganga rwose. Karibu. We. None se. Sawa mpaye. Mageze neza ni wowe twavuganaga. Ngese akamana ajya n'ubwa mbere nkubonye. Najyaga numva amajwi yawe nkabona ibyo ukora nkamuri iki ariko ikintu ndimo nibaza barangiyewe na mugenzi wanjye arabizi nemera nawe yambwiye yaramwe ngazamu butunzi gusaba ibiraya hangaha cyangwa bitoye yafashe umugore n'umugabo baho butunzi barakira no mukiri hano hajyamo umuceri nk'ibiro bingahe nk'ibiro 10 gahunda aba bantu fanta yo kunywa ngo yabazanire fanta yo kunywa ukamenya kugira umuntu gitumba kangura Bismillahirrahmanirrahim nde Bismillahirrahmanirrahim kuzanira abantu fanta yo kunywa sana hano kandi semuga ntagasembuye mugira ajye ko ntago ngiye ngo agasembuye bashyire kuno ugende burya ndashona mbere cyaka ntagasembuye mugira ntagasembuye mugira narifite kumuga ariko ibintu ndi cyakoze ngajya koma ngo batangikare tangara yoza amafaranga arakobe hose urima semuga guteretse mwene hano umva hanga ni ku meza y'ababyeyi ngiye ngo urama twavuganye kuri cyambere ngiki tukihuse yenda shaka amafaranga ariko burya niyo nshaka muga inzoga umutingo yanaga inzoga twinwe bona yankoraho nabwiye abantu byankukiramo ahangaha ndi naho nubakiye ababyeyi Gicumbi hani wanjye ku nzoga y'abakuru none bamita mbono rero nabaha karibu hari nandi tuyo kujya karibu tugakomeza ku Gicumbi bitangira neretse abantu badukurikiye tuza kumenya ibyahe bamenye urwenya no mu mafaranga nombe cyende ariko ari inote y'igihumbi yindi aha ni mu ruganiriro reka nkujyane ku Gicumbi cy'ababyeyi nanjye ndahasa cameraman baryanyi sitisiga karibu ni muze ntabwo ndisiga telefone ya fanta cameraman fanta yawe naho yiza karibu ni muze cameraman gerane nanjye tugira tunanirwe no umukire pe no umukire ariko no umukire karibu icara ese we icara aho ngaho icara kuri iyo ntebe dore ntibigiye kucara siya icara kuri iyo ntebe kareka nago nyicara icara kuri iyo ntebe icara kuri iyo ntebe ababyeyi yazo ko nakwicara hasa kugira nyicare kubera imana ndayicara kasi uriyahura nicaye ku ruhu uriyahura nicaye ku ruhu rafatana bangiye gukira muga takora twinikaga cameraman gendane nanjye akira vugana n'ababyeyi kiroso twakoze byinshi kubera imana bajya abantu gituma bajya gutumuza nawe ihembesha babyeyi muraho neza babyeyi nguyu mwana wanyu mwemereye ubutunzi ageze aha ku Gicumbi ni mu mwakire muvugane nawe musuhuze se siya rapfuye ko yigeze waki zapanze uraho ndacaye mugira ubwoba nta kidasanzwe ngo nguki
n'abatembere ushaka kutugora kwa so nahageze mwanyemera ubutunzi bwanyu reka yitereka nje kuri baranyishimira nahageze murakoze babyeyi kumwakira reka nongere ntabwo imbaraga n'ububasha bwanyu babyeyi bakinze tubaca he nzanyemo cyambere n'amafaranga kirose ufata amajwi hirya mani ku muhungu ngenda muraho neza yego gutungana ni ukwanyu babyeyi yego umwana wanyu mwemereye kagomba kuza akabasura agatahana ifunguro agahabwa ubutunzi yaje ariko ntabwo yigeze atubwira ko azazana n'abanyamakuru sinzi ishusho mwabifashemo niba muramubabariye mpamagara muri ibi bintu wazanye abanyamakuru umwana wawe uwo ni inshuti yanjye ngewe nashatse isi yose ibibone nimba koko ibyo mugiye kunkorera ari byo ndashaka ubutunzi ngo yabitewe nuko ngashaka amafaranga kandi akaba ashaka ko isi yose ashaka amafaranga hari umukomzi utabibwiye igikoresho twamutumye aragifite babyeyi icyo gikoresho gitereka aho ngaho gipfundikire neza ndakubwira ibyo ababyeyi bambwira bismillah yego bose koce twagutumye iri hehe mwana wacu na abiza amafaranga mwese muri banki twagutumye ziri hehe muri banki ije gupfuma inote twagutumye ziri hehe inote twagutumye zo amafaranga yo kuza mwana mu 9,000 tabifite babyeyi amafaranga ngo batonze za noti 9 murakorera se inoti 9 9,000 yazanye n'abandi bantu n'urwembe yuzuza n'amavuta ngo shyiraho ikindi 1,000 kuko wazanye n'abandi bantu n'aya mavuta yarazake azisiga shyiraho ikindi 1,000 n'urwembe birambike hasi nkomeze nkubwira umuhango kubera nk'uko ababyeyi babitegeka ababyeyi yarangije sura sibi kabyara fata kuri ayo mavuta ya razake usige muri icyo gikoresho kiruta kumuyobora ababyeyi okay nzoga yabasinye yego siga asigaye yapfundikira yatereke hasi tereramo izo note zombi ujye uzibara imwe imwe uyibara uvuga ati babyeyi tambikize wema imwe imwe 1,000 bitatu tajyana n'amaguru 8,000 iyo wongeyeho ngibi ni 10,000 ngo wabyishe subiramo ngo babaze umubare gutabaho nano uratera muvuga ngo iyi ni y'igihumbi iyi ni y'igihumbi yego mwana wacu iyi ni ya 2 yego iyi ni ya 2 yego iyi ni imfura ya Beneri y'u Rwanda ya 5 yego yego yamaze kuyatereramo ababyeyi arakurikizaho iki cameraman kuvugana n'abakurambere bampa imbaraga zo gukora ibidasanzwe yego vuga ngo gutungana ni ukwanyu babyeyi ugutungana ni ukwanyu babyeyi nazanye 10,000 byanjye iki gikoresho cyuzura amafaranga vuga ngo iki gikoresho cyuzura ubutunzi na telefone yanjye ndashaka kuyifatisha oya nta telefone urashyiramo iki gikoresho cyuzura amafaranga yanjye ngiye guhabwa ubutunzi funga ngaho funga babyeyi arafunze twakoze byinshi twagiye imisoro twagiye mu cyo hano wacu babyeyi muratwumva neza babyeyi funga neza ku buryo
pfuka na neza scotch cyangwa sikoca kiroso abadukurikiye yego murabizi yego babyeyi ibi byose kwisi yose duce cyangwa usoma kuri icupa ntabwo atufata kugira ngo ufate amashusho neza yego 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 babyeyi zo gupfara nayo udupfara urazigeneye kunywa inzoga yeba fumuke nyine funga neza unyuramiza umwuka ubukene barashize se ibintu byo gupfumaguza gupfumaguza yese bungeye muri eliminate tewe ndemera ngo muganga wigira impungenge mwana wacu ese scotch mugeze imbaraga mu hano tugufa baratse gato mugeze akabibaho baratse ngo ngiye gukira izi ni imbaraga zidasanzwe z'umurengera aba bana banjye ku ishuri nzamara amafaranga kubishyura ishuri biga muri pirive uje gukura amafaranga kubera imana nyine zikora nzi kuri mushyiramo umuceri nk'ibiro 10 watangiye kugira ubwoba mwana wacu ndimo ndabica nabi ndimo ndasusuna mu ntoki vuga mu mbabane mva hano amahoro ari kugiye twakubwiye ngo tubikore utaje ahangaha ukavuga ko uraza wari ugamije kuza kugira ute mwana wacu urabona umuvandimwe twazanye Wanyine kana tuye mu kiganiro pfumuza ahangaha bigiro napfumuza hari imbaraga zawe hari ikibazo muri aho hano ntabwo turi abapfumu turi abavuzi n'abavuzi izi ni imbaraga z'ababyeyi dukoresha ababyeyi abantu badukurikire ni ikibazo murana cyo ahangaha isi yakamenye ko ari wowe wanzanye imana izame ijuru cyakoze umuganga n'umukire kube ibi byose ni inzara umuntu akubwira ngo ngaraguha ubutunzi yego ahangaha niho ntuye niho mbarizwa niho utanga ubutunzi cyangwa umuntu mukubwira ngo n'indi njyewe nta bushobozi bwo gutanga ubutunzi mfite ahubwo imbaraga z'ababyeyi imbaraga z'ababyeyi imbaraga z'ababyeyi nizo ziduha kuba buri wese ko yemerewe ababyeyi ngo umwana wanyu arumva yakongera akavugana namwe ese ubu ngubu ngiye kuva hano nakize ubundi uravugira he ndashaka inote nkatira tubanze dufunge neza igikoresho subira inyuma dufate amashusho yose ibintu ndabe byari byo agira ngo bawe se uramamagara umbaza iki ambaza iki ahantu wanzanye sha ndimo ndabona impu ngagiye gupfundika mbona nanjye bikukundira naye ibihumbi 10 mu hano zigarura segarura yemaze amezi 2 bambwira ngo uzatuguha ubutunzi naratiye nabwiye famille yanjye ngiye kuzana amafaranga ndavanga hamitanye muri banki ariko cyo aha nta mafaranga yajyamo tubanze dufunge igikoresho mana nya gusaba guca imbere y'ababyeyi bahabwa ibihano baramurutije inkuba ngo nongera mugira nzoga ntabwo ari abakuru ntabwo ari nta kibazo mwana wacu kameramani nawe ni chamani wongera kuvugura ahabwa ibihano n'ababyeyi iyi karito nutama amafaranga kuyigiraho umura nta cyangwa hano ku gikoni cy'ababyeyi ngaho nibereye gace mu gace kuri sawa sawa Siaka TV 500 Kigali News Minita no ku mbuga zanjye zose Twitter TikTok ko bana bakundi nkoranyambaga gushyiraho ibintu muba mwabo twega twereka abadukurikiye abantu badukurikiye two kujya tugaragaza ibintu by'ibinyoma wowe nimburi n'igihuhano bitangaza ndashaka inoti bari igihuha tubirabyereka abantu Jawano urugwego kameramani ahagarare neza kameramani agira amakuru agucika amusomeje kuri ranzo rw'abamaye n'ingira icyomba tujyana wowe ntacyo urabona ntabwo usomeye n'ingira icyomba tujyana bavura abana babo njye ni nyimana n'inzara gusa ikindi nkurikizaho numva nkakurikiza amategeko n'amabwiriza y'igihugu cyawe arasenze uburiki ndi umunyarwanda igikoresho yazanye yari yaragikoreshejeho kiri kujya kitugora murabibona
tugamije kugira ngo tugere aho kitakiriho imivumo. Kuki wazanye igikoresho mwakoreshejeho mwana wacu? Na umuturanyi wakimpaye warafite cyenkayire. uwo mukurambere ni umugore cyangwa ni umukecuru? Uyu nguyu ni umusaza nyamuzindukira akazaza ejo. Umusaza w'imyaka 121. Atuye hehe? Atuye ku isi ya gatandatu. Isi ya gatandatu munsi y'ikirunga mu mba cyitwa Nyamuragira. Aracyabaho se? Cyane kuzimu ni kuzimu. Mubona habaho amadayimoni. Cyane kuzimu. Aragenda akayazana. Buriya nta ni dayimoni izongera. Hase ndimo ndibaza. Hari umuntu wamenya ubutunzi, sibyo? Hari n'abantu baba bashaka ubutunzi mu bihugu bigiye bitandukanye. Bo yakoresheje imbaraga n'abaho ubutunzi, ariko ibyo nabimubaza mbonye amafaranga amuhanukira. Abari mu birere bya kure. Abari mu bihugu bya kure. Uko twega abantu badukurikira, uko nawe nakwingingiye kugira ngo ibyo uhabwa bihabwe utiribuza hano. Akantu wakoze n'isabo kuzana kugira tunzane kamera. Bose babiri. Uzana kamera. Bose babiri. Ibintu byo muri bucece ngo cyo bijye hanze. Kiro. Nanjye uno munsi ndagutunguye, ariko se umuntu wambaye kino kintu nta kuntu wabicanga ngo urasuka Twaraga twitara hakiri kare. Ibi ni ibihu. ntago ngo amafaranga. Ibi ni ibihu twitara hakiri kare. Umuntu atanga amafaranga gute? Amafaranga arimo amavuta ya nuza. Bamwe ngo nisiga amavuta. Mwana wacu kongera kujya ukunda ubusambanyi. Kongera kujya ukunda. Si haka. Kareka ni kiroso. Zamura twumve buretse sho mikoro. Akira ababyeyi. Yego mfite umugore sinambaye impeta. Akira fata igikoresho. Tangiriza aha. Yego. Si haka ariko ubusambanyi. Gagabanya ubusambanyi. Navugane n'ababyeyi dore igikorwa cyo gufunga igikoresho kirarangiye. Yese nasambana. Uvugana n'ababyeyi mwana wacu. Babyeyi negereje imutungo wa Karuna. Ndabumva neza nubwo muvugira kure kuri mu ndabumva. Cameraman byose bikurikirana. Tunga hano. Babyeyi gutungana n'ukwanyu yamaze gupfundikira umwana wanyu. Izina rya data wantumye. Ngoki? Kirasubirebe byose. Izina rya data wantumye. Birebe n'abadukurikira. Icyo wakoze niko wazaye. Karatunga agatunganirwa akakira ubutunzi aricyo cyamugenjeje ahangaha. Ababyeyi muratwumva neza. Yego babyeyi, isengesho ndarirangije, gupfundikira igikorwa cyose twakirangije. Namufasha agapfundura akakira ubutunzi bwe. Kirasufata amajwi. Yego babyeyi, reka mufasha apfundure. Ngoki? Zana cya gikoresho. Fungure. Yego zana cya gikoresho. Urwembe. Yego. Biza bijya munsi. Reka nipfundure cyane. Uburenganzira ko bamaze Ukoze turahanga. Cyangwa peteke kanwa. Nebeho habyiye. Ibihumbi 10 yashyize muri byo bikiri. Ndabyemera ko mboye ikarito. Yanasabye n'igikapu ngo nzajyana mudore ngiki. Igikapu ze nk'ikiri hasi. Wageze ku gifumbu ugomba gutahana ubutunzi. Nukureho kamera uruma. Abadukurikiye ndakize. Kiro, ndakize. Nawe igihuro cyakijwe n'icyo amafaranga yizemo kora yawe. Ndakize. Azoga cameraman wapfa muri kino gihe. Cameraman ugenere nanjye. Nitwijya tunagashye ko twigirishije. Kigali no 5 sawa show. Umutima wabyeyi bari kubona yuko ngo wagize kwizera guke banashidikanyije saba imbabazi. Ngo pfukamusabe imbabazi. Ntabwo gupfuka mu mwana mu ngiye gupfukamira. Mumbabarire kuba nagize impungenge nke. Babyeyi muratwumva neza. Murakoze. Uvuga ngo gutungana n'ukwanyu upfundura umutungo wawe. Babyeyi gutungana n'ukwanyu. Ngaho upfundura umutungo wawe. Yesu we. Yewe. Mama iwe. Yesu we. Kuki? Sia. Nani murimo?
uwo mutungo ari uwawe. ntabwo ari uwanjye siya yesu we alhamdulillah babyeyi Ndakize. gutungana ni ukwanyu, Kiro, ndakize. gutungana ni ukwanyu. Kamerima Gushyira mu mutungo wawe wakire fata n'abandi mikoro zanyu tangazamakuru risezeye upanga umutungo wawe. tangazamakuru afata n'amezi arasezeye tangazamakuru arisezeye yesu we tangazamakuru arisezeye baretse kiroso baretse yesu we 500 bibiri yesu we 5 500 igihumbi 5 bibiri Kumva amafaranga muhambiriye tureba ababyeyi bari kumaza ngo ko wazanye agakoresho gatoya komeza bari umutungo. n'ibindi n'ibihumbi 500 kiroso ibi ni ibihumbi 3 kumva neza nkunze tureba ntabwo nabasha ubu bucuruzi ushyizemo ayo mafaranga nkabande barengaga miliyoni tangazamakuru kiranyishyirwaho rero utangiye kuntunguha mukunzi wanjye shyiramo umwana nkunda wakire gutungana n'utwanyu murakoze imana wawe umugisha umunyamakuru bagendanye ashaka kubavugisha ababyeyi. yewe ubu nanjye nta kintu mwamara none se babyeyi ubu ko mumuhaye amafaranga n'ayawe agezemo ibihumbi 10 mbona abonye miliyoni irenga ubu nize mbaga mukoresha kugira ngo amafaranga ahite angana gutya kandi ko tutakwirukamye sigara mu kibuga kandi none se iyi mpano muyiha abantu bameze gute cyangwa bari hehe cyangwa bageze hano n'uri hanze uwo ari we wese ahabwa ubutunzi n'ariya n'ayawe yo mu gitereko. yesu we ndetse nk'umuntu uri hanze wenda ashaka ko mwamuha nawe amaso yacu yabonye byinshi imitima yego umuntu wese ahantu yaba ari ahabwa ubutunzi mukuri kose kuko izi ni imbaraga z'umwuka, ni imbaraga z'umurengera, ni imbaraga ziva ku bakurambere. Amafaranga yo kwisasira, kwiyorosa, upfa kugenda ukagira neza ntugire nabi, ugakora imirimo y'urukundo kuko abariho bategereje kuzapfa ariko abapfuye ntacyo bazuretse gutegereza kuzazuka. n'abari mu muhanda aho waba uri hose wakira ubutunzi, n'abari mu muhanda aho waba uri hose wakira ubutunzi. bakoresha Yego, iki ngo bagire mukoresha kugira ngo abagereho bari hanze imbaraga z'abakurambere nizo zibikora. No mu madolari wakira mu madolari igihugu urimo nicyo uvuga ngo nshaka ubutunzi mu bwoko runaka bw'amafaranga aho uri hose. Bikorerwa mu kirere nko kubona biro de change zibaho. Abakurambere no bafite imbaraga zo gushanja aya ngaya ntago twe dukora amafaranga. Iyo tuganye tugasanga ufite impano yo gutunga no gutunganirwa, tugufata ukuboko tukagushyira ababyeyi nk'uko magarariye ababyeyi ku isi, narangiza ugahabwa ubutunzi bigenewe ku bushobozi bwe washobora gukoresha. Murakoze, ndumva twareka tugasezera tukabasezerera. Ngira amasaha yo kugira abo nakira abo kuri WhatsApp nabanyandikiye ntabashije kuboneka, nibyo binyorohera. warambwiye ngo utanga n'akazi kubutagira. Yego n'urubyaro kubarubuze kuko ntago ari ibi gusa n'indwara turazivura. barambwiye ngo abantu banyuzwe ngo imitungo yabo ngo mu kazi bigene neza ngo n'abakodesha amazu bakamburwa upfa kuba utari kubeshya kuko iyo ubeshye mpita mbireba. ababuze urubyaro iyo ubeshye mpita mbireba mbambariza impande zombi nabo turabafasha tukabanza kumenya niba atari ubugumba ari igeno. Hari ubugumba bw'igeno Imana iba yarabagenye ariko bagomba kubaho, ariko hari amarozi, amashitani, indwara z'ibitegano, uburozi bw'ibiryano, abantu bamburwa
abantu bibwa ibyo byose ni ahangaha mwabonye. Aha ni ku Gicumbi, buriya mwasanze ku Gicumbi mu rugo. Nimwongera kunsura nzabajyana noneho ku Gicumbi cy'abakurambere, mubona nimbone nkuboneho muzajya mureba na ba sogokuru banyu mwabana mwe bapfuye. Uyu mwuga wawe utangiye ryari, umazemo igihe kingana gute? Uyu mwuga rero ngewe nk'uko biri ndi umurarwangoma, mwumazemo imyaka 20, ubu mfite 38 mwukora, ariko muri 18 sogokuru yandaze ingoma ntangira umurimo wanjye. Kuko ngewe ubwanjye ndi burebure imbaraga zibikora neza abakurambere. Murakoze cyane. arabufite bagukoreramo. Uyu muntu ari mu ihembe se cyangwa ihembe ririmo umuntu? Ni ukuvuga ngo iri hembe ni iginkura rishinzwe kujya guhiga andi mahembe bateza abantu, ibyo mwumva ngo ibitega ibitama. Muraribona rigizwe n'amabara atandukanye. Abantu bakombaje ngo nujye bita riravuga, shatse naceceka rikavuga ryonyine. Reka nemeye kiro peretse gato ngoni rivuge ntuvuge, vuga wahembe. Yesu we, amubaza icyo ushaka kumubaza. Barakoze, Imana ibahe umugisha. None se ko mudafasha abababaye n'imfubyi n'abapfakazi? Jewe n'abandi bazabagane. mumbarize ko nanjye yamfasha. Murakoze babyeyi, uzasaba ari umuntu tuko tongo Kiroso ni mumbarize ko nanjye yagira ikintu bamfasha. Yego murakoze babyeyi, gutungana n'ukwanyu. Murakoze cyane. Ese kujya kuri make muga reka jewe ese tugere kurampaho bakunzi basaba cyangwa ba kiganiro yizi, reka nigendere.